Ufite Morning 5. uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe navuga ko tuziranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi twariganye twarabanye twasangiye akabisi n'agahiye reka mvuge gutyo yitwa Shaft niryo zina benshi tumuziho hari benshi bamuzi ku izina rya Lambert tugira kakazina tugira twitirana nyita Professor Wayi nkamwita Shaft bikagira neza cyane Shaft tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Professor Wayi. Amakuru yawe ni fresh kabisa ameze neza. Ibintu biragenda fresh. Bana well kabisa. Iyo umuntu akwise Shaft undi akakwita Lambert Mutsinzi ni irihe riguhavayo? Bana kabisa urumva usanzwe nyine nitwa Mutsinzi Labert niyo mazina yanjye ababyeyi banyise asanzwe ariko arakazina nyine naje kugira nyuma nditwa kubera nyine kwisanga muri community nyine muri society zazi ninye zivibinga nkuko ubivuze nisanga banyise Shaft rero ushaka kubwira umuntu ngo Lambert ntamenye ava Shaft agahita bamenya. Okay neza cyane abenshi bakuzi bajya bakongeraho byinshi cyane bigiye bitandukanye ati bro mu nshuti zawe ndugira muri AMPUTEE dukunda ukuntu nyine yitwara kunabona n'abantu ni umuntu uri very humble ni umuntu uri very smart ni umuntu ugira courage umuntu nyine ubona entertaining umuntu nubwo yafite ikibazo ariko amubonye gusa tuyumva ari ukuntu yishimye muri rusange. So icyo kintu kuri wowe utekereza ko cyaba cyaraturutse kuri dore ko wenda benshi mu bafite ubumuga wenda w'abajene si benshi bafite icyo kintu cyo kwiyakira cyo kuba bisanzuye cyo kuba batuma n'abandi badafite ubumuga wenda bishima isosi y'ako kantu ituruka he? Ikintu cya mbere nabanza gushimira abantu bavuga neza kandi gakunze cyane burya iyo ufite abantu bakuvuga neza utabizi utarabatumye ngo mugire mumvuge neza ni ikintu cyiza cyane nyine kiba cyubaka character yawe ko ukubanye n'abandi bantu muri society ko ari ibintu byiza. Mu by'ukuri nta muntu uri perfect ubaho nta mushaka gukora ibintu byiza 100% ubaho umuntu haragira aba strong naho aba weak bibaho kandi nibwo bumuntu ariko mu by'ukuri iyo umuntu akuvuga neza nuko hari kiza barakubonyeho nuko hari kiza barakubonyeho kandi burya ikintu kiza muri ubu buzima tubayeho nuko bawucisha bugufi. Arano ari jambo nasomye baba ngo niba ushaka icyubahiro ca bugufi banga ushaka icyubahiro uca bugufi urabanza ukaba humble before uba respect nyine mbere ko abandi barakubaha nawe banza wubahe kubera ko abanyarwanda bajya bavuga neza ngo akewugereramo ubugenzi bana ari kuzagererwamo ushatse kuvuga ko niba ushaka icyubahiro nawe banza ugiha abandi kuko umuntu ugomba icyubahiro kimuhaye nawe ejo binevano hari level ugeraho nawe akakiguha. So navuga ko rero wenda abantu bavuga ngo umuntu ngo ni imfura ngo umuntu ngo ni humble nuko nyine barakonye ko wabubashye aho mwahuriye muri situation mwahuriyemo nuko wahaye respect ko batuye umuntu reka mwubahe neza cyane.